Haleluya. Yesu ashimwe. Mana igize neza kuduha uyu munsi mwiza mu nzu yayo, kandi impamvu tubishimira nuko iba ari amahirwe duhaye, kuko hari igihe bitajya bikunda. Twese turabizi mu isi hari igihe bidakunda ko abantu baterana, uguterana kw'abana b'Imana nk'uku nguku bari hamwe. Ubwo rero uyu munsi Imana iwuduhaye turabishimira Imana. Impamvu mbishimiye Imana, ku cyumweru cyashize aho nari ndi mu materaniro nari nyoboye, turasenga tubwira Imana ngo izongere iduhe amahirwe yuko ku cyumweru kizakurikiraho ari iki kingiki tuzongera tugaterana. Ubwo rero yabikoze, Imana ibihererwa icyubahiro. Mumfashe tuyikomere amashyi tuyivugirize impundu. Ikindi cya kabiri nshimiye Imana, nabyibutse ndi muri aya materaniro kuwa gatanu ejo bundi nimugoroba washize. Imana yadukoreye igitangaza mu muryango wanjye, ntari buvugire hano mu rusengero, kuko hari ibintu abantu basengera ukanabwira n'Imana ko uzabishimira ariko utaranguruye ibyo ari byo. Rwose ni igitangaza Imana yakoze, kandi numvise ari igitangaza gikomeye cyane. Byahise binanira gushima, numva ko ari imbaraga zikomeye z'Imana. Ariko ubwo Imana yabyumvise, n'abo mu muryango wanjye bakurikiye bumvise icyo ari cyo. Imana ibishimirwe cyane. Cya gatatu, ndashimira Imana yuko yandinze mu gitondo. Nari nkoze aksida tugeze hano muri Rompuenza, rwose nta modoka n'imwe yari irimo, nkuriramo n'indi modoka yirukanka cyane. Hanyuma mbona ko ari Imana ibikoze. Numva umutima urambwiye ngo buriya wari ugiye guhamagara ku rusengero ukababwira ngo ntukije, ugiye gutegereza ibindi bintu biri bukurikireho. Nabonye ko ari Imana. Twese twahagaze turarebana, turakomeza, nta gikuba gicitse. Ni Imana yabikoze, ibishimirwe cyane. Nitwa Pasiteri Rukundo Octave, nkorera umurimo w'Imana muri paruwasi ya Remera ku itorero rya Rukurazo. Niho maze igihe gitoya kitaruzura ukwezi. Nejejwe rero nuko iduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Ndagira ngo dufate Bibiliya zacu dusome ibyanditswe byera. Some ibyanditswe byera mu gitabo cya mbere cy'Abami, ibice 14. Murebere kuri paje 338 mu isezerano rya kera, igitabo cya mbere cy'Abami, ibice 14. Duhere ku murongo waho wa mbere tugeze kuri 13. Some mu izina rya Yesu. Icyo gihe Abiya mwene Yerobowamu ararwara. Yerobowamu abwira umugore we ati, ndakwinginze haguruka wiyoberanye, utamenyekana kuri muka Yerobowamu, maze ujye i Shilo. Niho umuhanuzi Ahiya aba, wamvuzeho ko nzaba umwami w'ubu bwoko. Kandi jyana imitsima 10 n'udutsima n'ikibindi cy'umutsama umusange, nawe azakubwire uko uyu mwana azamera. Nuko muka Yerobowamu abigenza atyo, arahaguruka ajya i Shilo kwa Ahiya. Ariko Ahiya yari atakibona, kuko amaso yari ahumye, ahumishijwe n'ubusaza. Uwiteka abwira Ahiya ati, dore muka Yerobowamu aje kukubaza iby'umwana we urwaye. Ndakubwira ibyo uza kumubwira namara kwinjira aha. Ariyoberanya yihindura undi mugore. Nuko Ahiya yumva ibirenge bye akinjira mu muryango, aravuga ati, yewe muka Yerobowamu, injira. Ni iki gitumye wihindura undi mugore? Umva ngo utumweho amagambo akomeye. Genda ubwire Yerobowamu uti, umva uko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ngo, yagukuye muri rubanda irakogeza, ikugira umwami w'ubwoko bwayo bwa Isirayeli, ikugabaniriza igihugu igikuye ku nzu ya Dawidi. Ariko ntiwayibereye nk'umugaragu wayo Dawidi, witonderaga amategeko yayo, akayikurikirana umutima we wose kugira ngo akore ibishimwa imbere yayo. Ahubwo ukora ibyaha kurusha abakubanjirije bose.
uragenda wihimbira izindi mana z'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe, urandakaza, uranyimura, unshyira inyuma. Nuko rero nicyo kizatuma nteza inzu ya Yerobowamu ibyago, nkamara umuhungu wese kuri Yerobowamu w'imbata n'umudendezo mu Bisirayeli, ngaheha pe inzu ya Yerobowamu nk'uko umuntu aheha amabyi akamaraho. Umuntu wa Yerobowamu wese uzagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa, uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro, kuko Uwiteka ari we ubivuze. Nuko haguruka witahire, cyakora uzaba ugishinga ibirenge ku rurembo umwana apfe. Abisirayeli bose bazamuririra bamuhambe. Uwo ni we wa Yerobowamu wenyine uzahambwa mu mva, kuko ari we wenyine wo mu nzu ya Yerobowamu wabonetsweho n'ibyiza bimwe imbere y'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Imana idufashe. Ndasoreza gusoma ibyanditswe byera mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto, urwandiko rwa kabiri plutôt, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto, ibice 4 umurongo wa 16 kuri page 182 mu Isezerano Rishya. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto, ibice 4 ku murongo wa 16 haravuga ngo, nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Imana ishimwe cyane. Twafunga Bibiliya zacu, kereka wagira icyo ashaka kwandika ku rupapuro cyangwa se mu ikaye ku byo mvise mu ijambo ry'Imana, hanyuma tugasangira icyo Imana yashyize ku mutima wanjye mu ijambo ryayo. Izi ni inkuru dusomye ndende, ariko hari kugira ngo umuntu azumve neza. Imana imaze gukura Abisirayeli muri Egiputa, ibanyujije mu butayu, ikoze ibitangaza bikomeye cyane, ikoresheje abagaragu bayo Mose, Yesuwa n'abandi, ibagejeje mu gihugu yagombaga kubajyanamo cy'isezerano, ngo bahamaze igihe bayoborwa n'abacamanza, bagenda bitegereza uko ibindi bihugu bibakikije biyoborwa. Hanyuma ngo babwira Samweli wari umucamanza wabo, akaba n'umuhanuzi n'umutambyi, baramubwira bati, dore urashaje, imirimo wadukoreraga yo guca imanza umaze kunanirwa kubera izabukuru, n'abahungu bawe bari bari muri iyi mirimo, bo ntabwo bakiranukira Imana nkawe. Iyo bagiye guca imanza barya ruswa, none tumaze kubirambirwa, twimikira umwami. Samweli arababara, aragenda abibwira Uwiteka, niko ijambo ry'Imana rivuga, ngo Imana nayo imusubiza ibabaye, iramubwira ngo genda ubimikira umwami, ntabwo ari wowe banze, ni njye banze ko nkomeza kubayobora. Sawuli aba umwami wa mbere wa Isirayeli, kandi wimitswe mu buryo bw'ubumana, kuko yimikishijwe amavuta, ndetse avugwaho n'amagambo akomeye Imana yari itumye Samweli kubwira Abisirayeli bose. Ngo amaze igihe gitoya ayobora, gito cyane ayobora, kuko Sawuli na babiri bamusimbuye ku ngoma, uko ari batatu bose bakurikirana, Dawidi na Salomo, buri wese agiye ategeka Isirayeli imyaka 40. Ariko ngo amaze igihe gito ayobora, Sawuli acumura ku Uwiteka ubwo Imana yamutumaga kujya kurimbura Abameleki, ngo agira ibintu bimwe agenda arokora n'abantu bari mu mwami wabo, kandi Imana itarabishakaga. Imaze kubabara, ibwira Samweli, amubwira ngo uko wamwimitse, ongera ugende umumbwirire ko muciye ku ngoma. Uwo munsi muciye ku ngoma, ntahita ava ku butegetsi, ayobora indi myaka isaga 30, ko ari umutegetsi, ko ari umuyobozi. Ibyo Imana ijya ibikora, ikabitangaza cyangwa ntibitangaze, akaba atakiri mu murongo w'Imana. Sawuli ngo iyo myaka yose ayishoje, agwa ku rugamba, hanyuma asimburwa na Dawidi. Mu bintu bikomeye Dawidi yakoze ageze ku ngoma, ngo yahise atekereza kubakira Imana urusengero. Ajya kugisha inama Natani umuhanuzi, ngo Natani aramubwira ngo genda ubigenze uko umutima wawe ubyifuza kose. Ninjoro Dawidi ngo ari mu rugo rwe,
Natani nawe aryamye, Imana ibaza Natani iramubwira ngo inama wagiriye Dawidi wayikuye hehe? Ahubwo genda umumbwirira aya magambo, umubaze ngo igihe cyose bayoboreye Isirayeli we n'abamubanjirije nigeze ninuba ku rusengero rwanjye isanduku y'isezerano kiri mu mahema? Umubwire ngo ubundi ubwo ugiye kunyubakira wanyubakira inzu imeze iti? Kugeza aho ngaho byari ibintu bigoye kubibwira umuntu w'umwami ko Imana yanze igitekerezo cyo kubaka urusengero. Ariko Imana ibwira Samweli iramubwira ngo umubwirire Dawidi aya magambo, ngo ubwo watekereje kunyubakira urusengero hisengera imigambi mishasha kuri wowe no kuri Isirayeli. Amen, amen. Imana ibwira Natani iramubwira ngo genda umubwirire Dawidi ngo ubwo watekereje kubaka urusengero gusa kubwo kubitekereza, nanjye mpise ngambirira kuguha izina rikomeye kandi mazina akomeye yose yabo mu isi. Cya kabiri, umubwire ngo ubu bwoko bwa Isirayeli uyoboye ngiye kubacebera ahantu haba habo bwite bahature, ngo kandi abanyabyaha ntabwo bazongera kubaburabuza nk'ubwa mbere. Muzabisoma mu gitabo cya Samweli cya kabiri mu bice 7. Imana ibwira Natani iramubwira ngo umvira irindi jambo rya gatatu uzakumbwirira Dawidi. Nugera iwe umubwire ngo namara gusaza apfuye cyangwa se asanze basekuruza mu bituro, ntagire ikibazo cy'ubuyobozi, ntagire ikibazo cy'intebe y'ubwami, mu rubyaro rwe niho nzakura uzamusimbura ku ngoma. Imana ibwira Natani iramubwira ngo kandi umumbwirire ijambo rya 4 ngo uzagusimbura nagendana nanjye nk'uko wagendanye nanjye, nzakomeza ubwami bwe, nananshwanira agakora ibyo gukiranirwa, imbabazi zanjye ntabwo zizamuvaho nk'uko zomorotse kuri Sawuli wakubanjirije, ngo icyakora nzamuhanisha ibihano by'abantu bisanzwe, ariko imbabazi zanjye zizaguma kuri we. Salomo asimbura se Dawidi, ngo ageze ku ngoma yubaka rwa rusengero isi yari yaragambiriye kubaka. Imana ikora n'abantu bayo, ngo nayo yiyemeza kuza gutaha urusengero rwari rwubatse nk'uru nguru. Bari barakoze ibikoresho byiza cyane, ngo mwiyubakwa ry'urwo rusengero nta rusaku rw'inyundo rwigeze rwumvikana, ngo bari baragiye mu ruganda bataya baconga amabuye bakora ibintu byose barwubaka neza. Imana ngo iranezerwa kugira ngo yizihize iby'urwo rusengero, nayo imanura ibimenyetso byo kwerekana ko ihemeye nk'ubutambiro bwayo nk'urusengero rwayo. Nimuyikomere amashyi muyihimbaze. Abo mu gitondo nababwiye ngo imirimo tujya dukoresha amaboko yacu dukorera Imana, dukora ku bw'icyubahiro cy'Imana. Iyi nzu y'Imana mwubatse aha ngaha mwakoresheje imbaraga n'ubutunzi n'ibitekerezo byanyu, ntabwo ari imfabusa amaso y'Imana. Ntabwo ndi umwigisha w'ibitangaza ngo mbabwire ko hari ibindi bintu Imana igiye kubakubira, ariko ikintu cyose wakoreye Imana ukikuye ku mutima, Imana iragiherekeza ikagiha umugisha. Ngo amaze gusaza Salomo agira ikibazo. Buri Imana nivuga ijambo mu rusengero, nirivuga muri mu cyumba cy'amasengesho, nirivuga mwagiye mu butayu. Ntumbaze mu butayu ari hehe? Mu butayu ni ahantu hose ujya ukiherera. Wegejeyo intabe muri saro ukazikuramo ukajya ku musambi ugasenga, hahinduka mu butayu. Ugiye inyuma y'igikoni haba habaye mu butayu. Ugiye mu mugezi no mu mashamba bikemewe haba habaye mu butayu. Bintu byose Imana ikubwiye ujye ugerageza gucukumbura ijambo kurindi. Imana yari yaravuze ngo umuhungu uzagusimbura naramuka atanyitondeye ngo yubahirize amateka n'amategeko yanjye. Ako kantu Imana yari icometsemo, yari izi ko abantu bose bashobora kutayitunganira uko ibishaka. Salomo ngo amaze gusaza yari yaragize ikibazo cyo gukunda abagore benshi no gushaka benshi, ngo abanyamahanga benshi bari muri bo bamugusha mu mutego wo kubakira ingoro ibigirwamana bari baragiye bakura iwabo. Ngo umugore umwe yarazaga akamwegera akamubwira ati databuja cyangwa se mutware, ko babivugaga sinkuzi, mbere yuko unshaka iwacu hari Imana twasengaga, wanyemereye abagaragu bawe bakanyubakira urusengero tukajya tuyiramya twayitambira ibitambo. Muze akavuga ati nibakubakire. Ngo bagwiza Imana z'inyamahanga mu Bisirayeli, bikura umutima w'Abisirayeli ku Mana baratana, ngo Imana iri mu ijuru irababara.
yongera itanga irindi tangazo ku ngoma ya Salomo, iravuga ngo urampemukiye kuko utagendanye nanjye nk'uko so Dawidi twagendanye, none mfashe icyemezo cyo kukunyaga ingoma, kukunyaga ubutware, kukugabaniriza igihugu, ariko kubera ko ngifite urukumbuzi rw'imirimo myiza so Dawidi yakoze, sinzabikora ukiriho, nzabikora umaze gusimburwa. Salomo ngo aratanga, hima umuhungu witwaga Rehobowamu. Rehobowamu ngo Abisirayeli bose barakorana, abasaza muri bo ngo baraza baramubwira bati papa wawe Salomo akituyobora yayoboye neza, ariko yadukoresheje uburetwa, ari imirimo yo kubaka urusengero, twakoze ibintu bikomeye cyane turavunika, imiryango yacu ntabwo twigeze tuyikorera, yashyizeho amakoro, imisoro ikomeye cyane, turakwinginze mu gihe cyawe igihugu kimaze gutekana, oroshya iyo ngoyi twumve ko twadohokerwa. Rehobowamu ngo arababwira abasaza ngo nimumpe iminsi 3 nzabaha igisubizo. Agisha abasore inama, Bibiliya iravuga ngo burungano rwe bari baratorejwe hamwe, bigiye hamwe. Nge mbibabwira, ikintu cyose kigira umumaro wacyo mu nzu y'Imana n'ahandi. Abasaza ngo baramubwiye bati niwemera ko aba bantu badohorera ugaca bugufi n'ubwo uri umwami ukababera umugaragu, bazakuyoboka uzagira amahoro ku ngoma yawe. Abasore baramubwira bati reka 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 reka, nta by'abasaza, yobora nk'abajene kandi ubayoboza igitugu, ubabwire ngo agahera kanjye kazaruta mu kiyunguyungu cya data, yabakoreshaga abakubitisha indembo ikiboko, jewe nzabakubitisha skoropiyo. Ku ngoma ya Salomo ngo hari umusirikari w'intwari wari waratewe umubabaro n'ubwo buretwa n'iyo mirimo ivunanye, witwaga Yerobowamu, ngo ahungira muri Egiputa. Umwami Rehobowamu umuhungu wa Salomo ngo amaze kubaha ibyo bisubizo, Abisirayeli baraterana babwira Yerobowamu wa mugaragu wari warahunze w'umusirikari w'intwari, baramubwira bati ngwino tukugira umwami, kugira ngo ijambo ry'Imana risohore, kuko Imana yari yavuze ko ku ngoma y'uzasimbura Salomo ari bwizahana igicumuro cya Salomo ikagabanya mu Isirayeli, hanyuma igasiga imiryango 2 gusa, y'Ababenjamini n'Abayuda bazaguma kuba aba Dawidi, abandi bakayoborwa na Yerobowamu. Niki nashatse kubabwira uyu munsi muri iri jambo, kuko nari mbabwiye inkuru ahihera mu ijambo ry'Imana. Yerobowamu afata imiryango 10 ya Isirayeli arayiyobora, kandi nawe kuba umwami no kugumuka kw'abaturage byari mu nzira y'Imana, kugira ngo imubonere imiryango 10 y'Abisirayeli azayobora muri 12. Kandi kugira ngo abe umwami nabyo byari byaravuye mu ijuru bivuzwe n'Imana, binyura mu muhanuzi w'Imana Ahiya. Aramubwira ngo Yerobowamu we, dore uri intwari, ariko hari n'ikimana imbwiye, izacamo imiryango ya Isirayeli kabiri, uko ari 12, 10 izayiguha uyiyobore, kandi uzategeka uko ushaka, niwemera kugenda nayo izaguha umugisha. Ageze ku ngoma, Bibiliya iravuga ngo aribwira mu mutima we, aravuga ngo aba bantu bose banyobotse bazi neza ko nari umugaragu wa Salomo, nibamara gushira impumu bazava ku mugaragu basubire kwa shebuja. Aravuga ati kandi ikintu kijye kibatera urukumbuzi rwo gusubira i Yerusalemu no gusenga, reka mbashireho izindi nsengero, buri murwa wose, buri mujyi wose, buri mudugudu ugira urusengero. Bibiliya iravuga ngo yubaka insengero ku tununga tw'imisozi dutandukanye, arangije ngo ashyiraho n'abatambyi. Ijambo ry'Imana naratinye cyane maze kurisoma, riravuga ngo buri muntu wese wifuzaga kuba umupasiteri, kuba umutambyi ku gihe cya Yerobowamu ngo yarabimwiheraga. Uwazaga kuvuga ngo ndashaka kuba umutambyi, ngo yahitaga avuga ngo nibaguhe ubutambyi baguhe n'urusengero uzajya utambiramo ikigirwamana, kereka utarabyifuje. Nigeze numva inkuru bavuga ngo hari abantu bajya bagura ubupasiteri, ntabwo ndamenya biro bayajyanamo, nta n'ibyo nzi, ariko nta gitangaje cyaba kibaye ko twumvise ko no ku gihe cya Yerobowamu ngo babuhererwaga ubuntu n'abatabifitiye umuhamagaro. Turacyari kugendana.
mu gihe cy'ubuyobozi bwe ngo amaze kubakira ingoro ibigirwamana nabyo bibabaza Imana, ababaye undi mwami utunguye Imana, ubabaje Imana, uteye Imana umubabaro, ngo Imana igambirira kumuhana no kumuteza ibyago. Abo twabanye mu iteraniro rya mbere nababwiye ngo ibyago byose ugereranije bibamwe ibice bitatu. Hari ibyago duhura nabyo ari Imana ibitumye ubwayo kugira ngo bitubere ishuri iducishamo. Nitumara kunyura muri iryo shuri bataguhera buruse, bataguhera minervare, Imana igucishamo ngo yongere igucure, igutegurira ishimwe, inagutegurira gukora indi mirimo ikomeye imbere. Bene ibyo byago nta hantu wabikwepera, nibyo byinjiye kwa Yobu, Imana yemeye irakingura ngo bijyeyo. Byago by'uburyo bwa kabiri ni ibyago duhura nabyo kubera ko turi abantu, kubera ko tukiri mu isi iri mu ibyago n'amakuba. Ibyo byago bituma umuntu mu rusengero, umupastori ubaha Imana ashobora gupfusha cyangwa agapfakara, umuririmbyi agakora aksida cyangwa akabura urubyaro, bituma umuhanuzi abura ibyo kurya agasonza. Kubera ko tukiri mu isi, umuntu uzigisha ko ibyo bintu bidashobora kuba ku bakiranutsi ababeshi, izo nyigisho ziba ari ibinyoma. Turacyari mu isi aho umuntu wese ashobora guhura n'ibyago, kuko tucyambaye umubiri utuye mu isi bamwe ibyago. Byago by'uburyo bwa gatatu ni iby'Imana ijya yemera ko biza mu bantu kugira ngo ibakosore, inabahane. Hari abantu batinya kubwiza abantu kuri, ariko Imana hari igihe ijya yemera ko ibyago bishika ku ishyanga, bishika ku muntu cyangwa ku itsinda ry'abantu, igambiriye kugira ngo yongere bubure amaso, bamenye ko ari ikomeye, ari yo kwizerwa, be kuyitiranya. Bene ibyo nabyo ibyohereje, nta hantu ushaka guhana no gukosora yabihungira. Kwa Yerobowamu yoherezayo icyago, umwana we w'umuhungu yakundaga witwaga Abiya ararwara. Amaze kurwara baravuza. Nawe utekereza umwami yarwaje, bijya kumenyekana ko umwana we yarembye, ntako batagize mu bitaro bitandukanye. Ngo amaze kuremba, agatima ka Yerobowamu ngo kibuka ko Imana ariyo yari yaravuze ko azaba umwami. Ngo abwira madamu we umwamikazi, aramubwira ngo haguruka urebe ukuntu wakwiyoberanya ku buryo umuntu wese uri bukubona atamenya ko uri umwamikazi. Nimutekereze ubwo ukuntu yambaye, ntekereza ko yafashe nk'iriba yarishaje cyangwa ijipo ishaje n'umupira wacitse mu bitugu, inzara zikajyamo ibyondo, akambara udukweto twitaga tw'uduferime. Iwacu mu cyaro bamama bambaraga turiho utwenge dutobaguye. Ntekereza ko ari utuntu yagiye yambaye, kuko umugabo yaramubwiye ngo he kugira abaja mujyana, we kujyana n'abagaragu, ahubwo ibyo utwara ugenda ubyikoreye, utware imitsima, utware n'umutsama, ubishyire umukozi w'Imana Ahiya, umumbarize ngo uyu mwana azapfa cyangwa azakira. Ugerageze ugende wiyoberanije ku buryo nuhingukayo atamenya ko uri umwamikazi. Uyu munsi ijambo nshaka ko dutahana ni ukubabwira ko Imana yacu itagira ikihishwa, izagororera umuntu wese ibigendanye n'imigenzereze ye. Niba mushaka gukomera Imana amashyi, nimuyikomera amashyi. Imana itagira ikihishwa, izi imigenzereze yawe n'iyanjye, izahemba, izagororera umuntu wese ibikwiranye n'imigenzereze ye. Kandi muri icyo gihe nta mwavoka uzaba uhari, nta grefiye uzaba uhari, nta rubanza rundi ruzaba. Abantu bajya bavuga ngo hari urubanza rutandukanye n'izo tujya mu kuburana, kuko nta ngingo yo kuburanira no gutsindishiriza umuntu uzaba uhari. Imana irondora izi imigenzereze y'umuntu wese. Ushobora kwishushanya mu murimo bigakunda, kuko byaramukundiye mu Yerobowamu ngo arinda agera kwa Ahiya. Ngo ari mu rugendo ajya kubaza niba umwana azakira, Imana ibwira Ahiya. Ahiya ngo yari amaze gusaza, amaso ye atakibona, ngo kubera ubusaza. Iramubwira ngo shuti yanjye, mukozi wanjye Ahiya, nubwo utakibona, ariko hafi aha mu nzira iziwawe hari umugore uje kukureba kandi yaje yiyoberanije. Ni Yerobowamu. Namara kwicara umaze kumwakira, ndakubwira amagambo uza kumubwirira.
ubundi jyewe ndi umukristo, mbyiyiziho n'aya ndirimbo twaririmbye iyo nyirimba numva ndi gufashwa. Njye ndi umukristo nk'uko muyiririmba, nanjye numva ndi umukristo. Nitangira ubuhamya, niyo hagize akantu kabuvangira gatoya k'icyaha nakoze cyangwa izindi ntege nkeya, nihutira kubibwira Imana no gusaba imbabazi. Hari n'abantu nzi neza bazi ko ndi umukristo uhereye kuba umuryango wanjye, ko njye nagize amahirwe Imana inyubakira amateka mu muryango wanjye, bazi ko ndi umukristo. N'abantu bayobozi bantumiye bazi ko ndi umukristo, kuko ngerageza kwitwararika mu bintu byose bishoboka. Buryo hagize intege nke zanjye mubona Jean Paul mba ntako ntagize nuko ndi umuntu, ariko ubundi ndi umukristo. Ibyo rero ni ubuhamya nge nitangira, ni nubwo muzi, ariko mu ijuru hari indi paje y'ubuhamya bwanjye, ubuhamya bwawe butavangiye, buzwi, bufitwe n'Imana mu biganza byayo, kandi ubwo ntabwo buvangiye, nibwo bw'ukuri. Umugore wawe atazi, umugabo mwashakanye atazi, abana batakuziho, umushumba wanjye atazi kuri jye, ubwo buranditse mu ijuru. Nari mbabwiye iby'uyu mugore wabashije kwiyoberanya kugeza ageze ku muhanuzi. Ngo akinjira, muhanuzi w'Imana Ahiya, Imana ngo ihita ikingura amaso ataraya ngaya, ngo amaso ye y'umutima nubwo yarashaje yari akibona. Ngo aravuga ngo yewe muka Yerobowamu we, injira. Hoziyana, mpano yo kurondora yitakiri mu itorero, abantu bahinduka ibyigenge. Tekereza nawe umuntu wambaye gutyo w'umwamikazi yiyoberanije, ngo akigera mu bikingi by'amarembo, Ahiya aramuhamagara aramubwira ngo yewe muka runaka we, injira. Nko kuvuga ngo nakumenye, injira. Kandi ntiwirirwe umbaza cyangwa umbwira ikikuzanye, ahubwo Imana irambwiye ngo nkubwire aya magambo, kandi ni amagambo akomeye, uyambwirire umugabo wawe. Umubwire ngo uwo mwana waruje kubaza niba azapfa azakira, arapfa, gupfa bwe arapfa. Ukigera ku irembo utashe bari bukubikire ko ashizemo umwuka. Gusa kubera ibyiza bimwe yagiye akora, nubwo inzu yawe n'umugabo wawe mwononye Abisirayeli, ariko uwo mwana Abiya namubonyeho imirimo myiza mu maso yanjye, ntegetse ko napfa azaririrwa n'Abisirayeli bose bakabayagira, bakamuhamba agashingurwa. Ngo uwo niwe uzashingurwa wenyine mumva mu b'inzu ya Yerobowamu, abandi basigaye. Imana ibwira uwo mugore, amubwira ngo genda ubwira umugabo wawe ngo uzagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa, uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro, ngo kuko ari akanwa k'Uwiteka kabivuze. Nababwiye ngo Imana izi imigendere y'umuntu n'imigenzereze ye yose, kandi nijya gutanga ingororano ntabwo izahusha icyo yari buguha umuntu. Iwacu ndi umwana niga muri primaire mfite imyaka mike cyane, kuko navukiye muri iri torero, niryo nakuriye imyaka yose y'ubuzima bwanjye, niho nyimaze. Hari n'igihe abantu bigeze baza kunsaba kujya kuba umuntu w'umupasitoro mu yindi church muri 2013, bansobanurira ibyiza byaho, numva ni byiza. Ndahabwira none se ko mumpamagaye mukamubwira n'iki Imana yababwiza mujya gushinga itorero, ko tutari kumwe, nzajya mvuga agiye ko Imana yambwiye iki? Mpita mbasezera. Ndi musenyera arampamagara arambwira ati dore uracyari umusore, ndabanza nkohereze mu Bwongereza kwiga, ugiye ku ruhando rw'abandi bagabo. Ndamubwira nimva kwiga maze kugira ubumenyi mushaka ko ngira, nzajya mbwira abantu Imana iki ko yampamagariye iki muri iri torero. Hatumva kandi nawe turatandukana. Rero n'igihe nsigaje ndumva nzakemara muri iri torero. Abyumvise Rube? Ntabwo bujye sinzi kuvuna, mumbabarire rwose. Kuvuza ipendo ku musozi n'ijyenyine, nta kitari hari, nta mikoro, nta bantu nduzi, kuzageza havutse umudugudu, ntabwo nzi ko nabishobora. Nzajya nigumira ahangaha abubatse.
mbaye nzabikora ubwo Imana yamuha umuhamagaro, ariko kugeza ubu ndumva ntawo mfite. Ega umuntu wese amenya ize mbaraga. Jean Paul yabishobora kuko njya mbona yabishobora, ariko gese nabishobora. Iwacu rero ndi umwana, nabonye umugabo w'umuririmbyi, mumbabarire kubivuga, nabumvise narabivuze ahandi ntacyo bitwaye, byambere imfashanyigisho ikomeye. Yaririmbanaga na mama muri korari nkuru, iyo zo twitaga nkuru zari zitaragira amazina mu cyaro. Uko basenze Imana ikajya igaragaza uwo mugabo ari umunywi w'itabi. Abantu bakavuga buri itabi iyo ubonye imyotsi itumuka muri gusenga babyita ngo ni amagambo. Naho uko babyenterpreta kuko babisobanuraga ngo ni amagambo, Imana yo yarizi ko ari isegereti busegereti. Umugabo yanga kwihana bakajya bakomeza kuvuga ngo runaka agira amagambo, naho anywa itabi nyabutabi. Nababwiye ngo imigenzereze yose y'umuntu ukora ko Imana itagira ikihishwe izabigenza gute? Bari mu rugendo rw'ivugabutumwa bavuye nk'ahantu nk'uko abantu baba bagiye Kimihurura, iwacu abahazi, nta modoka ntaki, ko ari kugenda n'amaguru. Inkweto ze imishumi irafunguka, ifungutse arunama ajya kuzifunga, isegereti zitazihubuka mu mufuka w'ishati ziragwa. Ariko umwe nakorare bagiye mu ivugabutumwa aracyariho. Ntabwo ndi kuvuga ibintu ntazi, si nibyo numvise. Uwo munsi acika mu rusengero, na n'ubu ntaragaruka mu rusengero, hashize imyaka irenga 35. Naramwinginze, naramwigishije, kuko urumva ni umuntu nzi kuva ndi umwana, byaranze. Nyuma Satani aranamutabataba mu byaha byinshi cyane ndengakamere. Undi wa kabiri nibuka, nari nyoboye amateraniro y'abaririmbyi korari ebyiri aho nigaga. Kwa kundi mukora repetition, ariko mukabanza gusenga nk'iminota nk'icumi-15 kugira ngo mutegure uwo murimo mugiye kujyamo. Tumaze gusenga ntangiye kubabwira ngo ntanga amatangazo, buri korari ijya ukwayo, twakoreraga amasengesho hamwe tugahita dutandukana. Numva umukobwa wa mbere arujujwe, kuzuzwa ni kwa kundi kujya mu mbaraga z'Umwuka Wera. Numva wa kabiri avuze mu ndimi, mbona ko gahunda yanjye yo gusohoka itari bukunde, ahubwo hatangiye indi gahunda. Buzuzwa ari nka 4, naho bakaba bamaze iminsi 3 mu masengesho. Imana yarababwiye ngo irashaka gutunganya umurimo wayo mu baririmbyi, ibahamagara muri ayo masengesho yo gusengera umurimo no kwitegura uko igiye kuwutunganya. Yanga kuntumira kandi arye muyobozi. Se muri kubyumva? Muri kubyumva? Imana itumira abo bakobwa 4, ibabwira iby'umurimo n'icyo igiye gukora. Ngewe perezida mpuzamakorari ntiyantumira. Nigeze mbwira abo twari turi kumwe mu iteraniro ryabanje, ndababwira ngo niyo mpamvu abarokore ari abana b'Imana. Jean Paul niyo mpamvu batagira amahane, niyo mpamvu badakuka umutima iyo habaye ibintu bidasanzwe. Kubera iki? Buri wese aba afite ijambo Imana yamubwiye ku by'uyu murimo. Haleluya. Ntibasakabuka, ntibatera hejuru, no. Baba baraye mu mago yabo, Imana ikabaganiriza ikababwira ngo ngiye gutunganya iby'uyu murimo, nimuhumure. Bakabyina mu rusengero, ukibaza aba bantu ntabwo bari kubona ko turi mu bihe critique bidasanzwe. Makuba n'ibyago byahaguruka, ukabona imitima yabo iratuje kubera ko Imana hari icyo yababwiye. Batangiye kuvuga mu ndimi no guhanura no kurondora abantu ibyo bihana, nanjye numva ko bakaraje. Ntabwo nzi niba ibyo biha abantu benshi babizi, ariko hari igihe Imana yohereza abajandarume bayo, abapolisi bayo gukora umukwabo, ifite ibintu ishaka kwirukana no gucyaha. Mbona uwa mbere Imana imubwiye ibyo agomba kwihana, araza arapfukama. Mbona uwa kabiri, mbona bageze ahantu hafi y'aho ndi nicaye hamwe mu bayobozi, twashyize umukeka wegamirwa ku buryo ingwa itajya mu mugongo, twarazamuye ikirago. Murabizi abakunda gusengera ku birago. Mbwira umwami Yesu mu mutima, ndamubwira nti urambemo rwose, kunteza abanyempano bakandondora muri iki cyumba ntarakunaniye. Wibuke ko ndi umuyobozi, niba hari n'icyo uzi muri gihe ukimbabarire ko batanjyanye gupfukama hari ahantu. Imana iriyeranja, mbona birangiye batanjyanyeyo.
kubera iki musatse? Imana ijya yiyeranja igahagararana natwe, ibintu byarangiritse muri wowe, byarangiritse muri jye, irindiriye ko wasubiza agatima impembero ngo wihane. Ariko biri kavuga ngo umunsi umwe uzashyika ubwo izabikusanya byose ngo ibishyire imbere yanjye, ibishyire imbere yawe uko bikurikirana. Umukobwa umwe nashakaga kubabwira kugira ngo soze izo ngero, Imana itunga agatoki ibyo yagombaga kwihana, arahagarara amera nk'igiti. Imana irongera itunga agatoki ibyo agomba kwihana mu mazina yabyo, arahagarara amera nk'igiti. Aratwitegereza, yitegereza abo Imana iri kubinyuzamo, afata igitabo cyari isohokera. Ni uwo munsi aheruka mu rusengero, yabaye akahebwe, akora ibyaha umuntu w'imfura cyangwa se w'umunyarwandakazi adashobora gukora. Nawe ntarapfa aracyariho. Nagira ngo mbabwire ko no kononekarira muri uyu murimo w'Imana abantu bajya bawononekaniramo bagapfapfana, sinzi ariko wanyemereye kuzongera ukantumira ko hari igihe bajya batubwira ngo tujye tubwira abantu amagambo yoroheje asena imitima yabo, adatusha ku buzima bwabo bwa buri munsi. Ntabwo nabishobora, ubwo nahinduka uzajya ntega amatwi nkayungurura, ariko ntabwo ubwo butumwa bwiza nabubwiriza. Umuntu ashobora kononekarira muri uyu murimo, ari umushumba, ari umuririmbyi, ari umuhanuzi, kuko impano dukoresha zitandukanye n'ubuhamya bwiza bw'imbere. Jean Paul, ntabwo uzi ko nzi kuvuga? Ibyo ntibishobora gushira muri gihe, kuko ni impano Imana yandemanye. Mpamvu umuntu ashobora guhanura bivuye mu ijuru akabivuga, mu gitondo agahinduka umwesikro, akaba umwambuzi, ukibaza ngo ariko uyu muhanuzi bitaraca amasaha ngahe ahanuye bya bintu bikomeye, atinyutse ate guhemukira mwene se kuri uru rwego? Niyo mpamvu ushobora guhaguruka ahangaha ngafata impapuro n'ibimenyetso, kubera ko mbona Jean Paul ntazazamuka akiri hano. Ndakomeza ngo utange ingero kuko twarabanye cyane ntacyo bitwaye, kuko mbona promotion yanjye igoye, Jean Paul akinda imbere. Hajya aho babishinzwe, niba ari muri RIB, niba ari ku murenge, nkavuga nti Jean Paul agira ibice. Hari n'ahantu yigeze atwiba miliyoni 2. Burya ni umunyamoko, dayeri ni igipinga, ntabwo yumva gahunda za leta, ariyoberanye. Nutakwishe abagukerereje. Ibyo bibaho mu nzu y'Imana, mu bakristo, mu itorero ryanyu, aho usengera hose. Ngabo yigeze azarambwira ati ndabona itorero ryacu ririmo intambara, ngewe ngiye kurivamo. Ndamubwira nti ndabikwemereye, ariko banza umbwire ibyo ugiye kujyamo. Aratekereza ati ndabanza njyana icya 10 cyanjye n'umucuruzi, ati ndabanza njyana icya 10 cyanjye, ambwira intambi y'impunzi azakijyanamo. Ndamubwira ntuzajyana amafaranga bayarye, nta mugisha ufite, kuko uyajyananye umutima w'ubugumuke, nta mugisha uzaba ufite. Ndamaze nta gitorero rumbwiye uzajyamo nirihe. Hanga ati napfa gusengera kwa runaka, kuko hari amatorero atagira amazina, abafite bene yo bakayabitirira. Ndamubwira nti reka mbanze nkubwire, ejo bundi nabo bararwanye, nabwo uzahava. Ariyumvira. Ndamubwira ntabwo bisaba kubisengera, urajyana umuvumo ngaho genda. Agira ubwoba kubera ko mukangishije, yemera kuguma hano. Imyitwarire yose, imigenzereze y'umuntu wese mu mwanya we, Imana izatanga ibijyanye n'uko wagenje n'imigenzereze yawe. Nubwo umuntu yakwishushanya icyo nababwiraga nka Mukayerobowamu bigakunda, ariko ntabwo bizakunda iteka, ntabwo bizakunda iteka. Abantu bari bakwiriye guhinduka, abantu bari bakwiriye guhinduka kugira ngo ipaji iri mu ijuru yanditsweho imigenzereze, yanditseho imikorere y'umuntu, bihure n'ubuhamya bwiza ijambo ry'Imana ritwifuza, n'ubuhamya bwiza ijambo ry'Imana ritwifuza. Umuntu umwe mu Kristo aherutse kunyandikira WhatsApp ndende, arambwira ati pasiteri wacu twaragukunze, ntimana ibaho umugisha. Arambwira ati kandi simbikubwiye nk'umuntu muto kuko ndakuruta, aranduta mu myaka. Umuntu mukuru nubaha arambwira ati ndakuruta, urabizi ndabyumva.
ati impamvu tugukunda, ati hari ibyo twabonye twumva turagukunze, ati ahangaha iyo twubashye umuntu nta buryarya burimo tuba tumwubashye. Arambwira ati nagutanze muri iri torero kandi nakozemo imirimo myinshi, ati hari abantu bamwe ndashobora kwita pasiteri wanjye, ati rero kuba nkwise pasiteri wanjye nagira ngo nkubwire ko tugukunda. Akunda karyamana ariko kantera ubwoba, ndavuga nti mwami Yesu uranshoboze n'ejo bazongere bansoromeho kandi. Ba mu gitondo nababwiye ngo Imana nijya gutanga izo ngororano ntabwo izahamagara amatsinda y'abantu, ntabwo izahamagara Hoziyana yose, no, izahamagara individi, ni umuntu ku giti cye. Ntabwo izahamagara abayobozi b'inyarugenge, izahamagara buri umwe, azahagarara imbere y'intebe y'Imana wenyine, hanyuma ahabwe ibikwiriye imigenzereze ye. Cya kabiri nashatse kubabwira cyantangaje muri iri jambo, zamura ibiganza ndeko tukiri kugendana. Jambo ryavuze ngo nubwo Ahiya umuhanuzi w'Imana yari amaze gusaza, amaso ye ngo atakibona, ariko ngo muka Yerobowamu ageze ku muryango ngo amaso yarahumutse. Ndavuga ngo birashoboka ko umuntu ashobora gutangira uyu murimo, Imana ikamushoboza akawusaziramo neza, akazusa ikiva amahoro, agasoza urugendo amahoro, acyuzuye ubuntu bw'Imana, acyuzura umwuka wera, nta butiriganya n'ubucakura byo mu isi bimuvangiye, akimuka muri uru buzima akiri uwo kwizerwa mu maso y'abantu n'Imana. Ndavuga ngo ubwo bishoboka ndibubwira abantu b'inyarugenge ko no kuri bo bishoboka. Haleluya. Ko umuntu ashobora kuba umukobwa, ashobora kuba umusore, agahamagarwa n'Imana, akabyara acyubaha Imana, akuzukuruza acyubaha Imana, tukazamuherekeza asoje uru rugendo agifite ubuhamya bwiza, mwuka wera w'Imana n'ubuntu bya Kristo bigikorera muri we. Ndavuga ngo ubwo bishoboka turubuze kubisengera kugira ngo Imana yongere twuzuze umwuka wayo wera, atuyobore. Umukristo hano nabonyemo abantu bakuru bakijijwe kera, ndebye hariya nkareba hano imbere nkareba hariya, nanjye ndumva hashize igihe ariko si gito, nemewe nk'urugingo rw'iri torero hashize imyaka 33, kuko urumva narivukiyemo bambatiza icyo gihe hashize 33. Ntabwo mu ijuru bari bafungura paje ngo ndebe ibintu bamaze kwandika, ndebe ko bingana n'umubyizi w'imyaka 33. Kuko niba buri munsi hari ikintu nari ngombye gukora, nari nkwiriye ko mfite umubyizi ungana n'imyaka 33. Hari abantu bazisanga mu maso y'Imana muri iyo myaka 30-40 bamaze ari urugingo rw'itorero iwaba hariho hose, bafite umubyizi utangana n'umunsi. Ariko dukwiriye kwinginga Imana ikatwuzuza umwuka wayo wera, mpamvu nababwiye ibi ngibi, hari urwitwaza abantu bamaze kugira. Urwitwazo rwa mbere rutuma batacyuzura umwuka wera ngo bayoborwe n'umwuka wera ni iminsi duhagazemo, ni impinduka duhagazemo, n'ibihe duhagazemo. Ariko ndashaka kubabwira byarantangaje, njye numva abantu bari gusenga bakabwira Imana ngo duhagaze mu minsi ikomeye, ngo iri mu ibyaha by'uburyo butari bumwe, ngo ubutinganyi, ngo ubusambanyi. Nsomye Bibiliya sanga ku ngoma ya Yerobowamu uyu nguyu turi kuvuga, ngo yarinjije Abisirayeli mu byaha cyane kugeza ubwo abagabo binjira mu butinganyi, ngo bubabaza Imana ku rwego rwo hejuru. Umukristo wo muri 70 namuhamagarwa, muri 60 namuhamagarwa, akwiriye kuba ahagaze neza, ameze neza nk'umukristo wo muri 2021. Uzaza mu myaka 100 akwiriye kuzaba cyujuje standard, ireme ry'ubukristo nk'uko Imana ibivuga mu ijambo ryayo. Bano babyeyi reka mbabazi nabonye baririmbye, njya nibaza nkavuga ngo ubu nka Sara muka Abrahamu, Hana, Imana ibahaye umugisha bakazuka mbere abandi bakaza muri aya materaniro yacu. Debora wo muri Bibiliya dusoma aramutse abaye muri aya materaniro, yatanga umuhamagaro kuririmba muri korari yanyu, ntimunsubize. Jean Paul, Pastor Rube, Petero na Yakobo na Yohana, abashumba bakuru b'itorero mu gihe cy'isezerano rishya, buriya baje bakaba abashumba batwemera nk'abapasiteri bagenzi babo. Ubwo ndagira ngo uwicaye hariya hejuru abatekereza ibyo, nawe nka Pastor Rube utekereza ibyawe, nanjye mpora mbitekereza.
nibaza ngo Petero bamwicaje hariya, Yohana akicara hariya, Yakobo akicara hariya, na Pasiteri Rukundo bamuhamagara ngo ngwino wicare n'abashumba bagenzi bawe, cyangwa nafunga ibitabo nkazaza mu materaniro n'imibyizi batajemo. Ariko umukristo w'icyo gihe akwiriye kuba yuzura umwuka wera, ayoborwa n'umwuka wera. Jean Paul nigeze nigisha ahantu ndababwira ngo ntabwo dufite urutonde dushobora kwandikaho uburyo umukristo akwiriye kwitwara ngo tubishire ku rukuta hariya ajya bisoma, natambuka amenye ngo yacumuye iki cyangwa yakoze iki. Ahubwo ijambo ry'Imana riravuga papa ngo Imana yandikishije amategeko n'amateka yayo mu mitima yacu. Haleluya, haleluya. Yabyandikishije mu mitima yacu kubwo umwuka wera. Niwe wongorera Jean Paul akamubwira ngo nubwo abavuga butumwa babasatuzi ujye ubona kuri TV bambara utubodi, akarega igituza nk'umukinnyi wa karati, akambara ikoboyi n'inkweto zitarimo amasogisi, akavuga mu ndimi agahagarara akanyeganyeza isi yose kuri TV. Nubwo yambara kuri, ukumva umwuka wera ntabwo akwemereye kwambara akabodi ngo uze kubwiriza. Brava bavuga ngo abapanikoti ngo barakabya, cyampa ngo twongere dukabye. Mwuka wera ni ushobora kubwira umucuranzi akamubwira ngo nubwo uri umusitari fata inkweto ushyiremo amasogisi. Muri ADPR Nyarugenge ntabwo bari bagera ku rwego rwo kubona umucuranzi washyize igihara mu masoso akambara madrede agahimbaza Imana. Urwo rwego ntiturarugeraho, ruzaze twaravuye mu isi. Umwuka wera umuyobozi w'itorero, ndashoje, niwe ubwira umukobwa akamubwira ngo banza wirebe neza, ugiye gukorera umwami, ntabwo ugiye gukorera amaso y'abantu. Akava mu rugo yirimbishije nk'ugiye mu murimo w'Imana. Mubwira akantu nigeze mbaza ku Kacyiru Jean Paul turi kumwe, nigeze mbabaza ngo kuki batajya bemera ngo njye kubara amaturo njyenyine. Mbona barandebye baraseka, avuga ko ndi umupasiteri nkaba ndi n'inyangamugayo, kuki mutajya mwemera ngo mbare amaturo hanyuma nandike mu gitabo mbibazanira. Banga kunsubiza, ariko mpita mbona ko batanyizera. Uko bambwiraga bankunda, ariko mbona ko batanyizera kuri urwo rwego. Mwuka wera dukwiriye kugira mu bihe byose. Wakennye, wakize, wakomeye, woroheje, amaso yahiya ngo yakomeje kuba mazima mu mutima, arinda saza ubuntu bw'Imana bugikorera muri we. Natwe nicyo cyifuzo tugiye gusengera aka kanya. Amen. Mani baho umugisha. Nababwiye ngo Imana itagira ikihishwa, imenye ibintu byose, izitura umuntu wese akiriho cyangwa ku mpera y'ibihe ibijyanye n'imirimo yakoze. Numva dukwiriye gufatanya gusenga muri iri teraniro. Ntabwo namenya ikintu ushaka gusengera no gusaba Imana, ariko birashoboka kuba wavuga uti ndumva mwe muri no kuvuga iby'ubuhamya, ariko jye sindanizera umwami wacu Yesu. Ntabwo ndamwizera. Ndumva ndi umunyabyaha kuko ndi kubyisomamo. Imana itanze ingororano nahagarara kumwara. Ndasaba Imana imbabazi. Niwe yumva gutyo urarambura ikiganza cyawe dufatanye gusenga aho wicaye. Niba waraguye ugasubira inyuma kavuga uti maze igihe naraguye mbyiyumvamo, narashayishije nsubira mu byaha, nubwo abantu batabimenye, nubwo nabikoreye ahiherereye, ariko ndumva ijambo ry'Imana rimurika mu mutima wanjye ko naguye ngasubira inyuma. Nawe urambura ikiganza dufatanye gusenga. Niba hari uhari turamusaba ngo arambure ikiganza dufatanye gusenga. Imana iguhe umugisha mwene data. Haguruka mu mwanya wawe dufashe gusenga. Haguruka aho wicaye, nababonye kandi bariya abakozi b'Imana bari muri protokole babafashe, babayobore, babageze hano tubafashe gusenga Imana. Navuze ngo umuntu waguye yari umukristo agasubira inyuma mu byaha, bamuhe inzira atambuke yegere hafi. Umuntu wifuza gukizwa kugira ngo Imana izamuhe ingororano izaha bayubashye, akareka ibyaha akabivamo rwose, nawe yegere imbere tumufashe gusenga. Bakibayobora ngo baze hano imbere tubafashe gusenga. Turaza gusenga kugira ngo Imana yongere idusukire ubuzima bwo mu buryo bw'umwuka. Hano hari umukeka bateguye, bari abaje bose batera intambwe babayobore, baze bapfukame kuri uyu mukeka bahanye intera,
hanyuma dusabe abakuru babasengere. Ni umunyago w'Imana, ni umunyago w'Imana, ni umunyago w'Imana. Imana izagororera umuntu wese ibijyanye n'imigenzereze ye, kandi ubwo itagira ikihishwa ikabigera mu miryango yacu. Imana ibona aho ducururiza, Imana ibona aho tuyoborera abandi, Imana ibona aho dukorera aho batuyobora. Imana izi ibyacu ku manywa na nijoro, turifuza ko izatugororera. Katubasabe abahageze abayobozi babegere, hanyuma dusabe Pasiteri Albert afate indangururamajwi abasengere, hanyuma baze no kubayobora mu bundi buryo bwo kubagira inama. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana yacu, uri mwiza kandi urakiranuka. Tugushimiye umwanya twumvise ijambo ryawe, ritweretse yuko umurimo wose ureba kandi umenya imitima, kandi kuko twese tuzahagarara imbere yawe, buri muntu wese imirimo yakoze akiri mu isi izamuherekeza. Kandi Mwami, ijambo ryawe ritweretse kuko uzahemba umuntu wese bikwiriye n'ibyo yakoze. Abangaba birebeye mu ijambo ryawe, basanze nta mirimo bazahagarara imbere yawe, basanze batarakiranutse. Mwami, bagize urubanza mu mitima yabo rw'ibyaha, natwe turabasengeye baciye bugufi imbere yawe, tubasabiye imbabazi, tubasabiye kwezwa ngo amaraso yawe wamennye ku musaraba. Witeka Imana yabejeshe, ubatunganye, bakureho kwandura kose, ubambura umwambaro w'ubushwambagara. Yesu mwana w'Imana, turabasabiye ngo imbaraga zawe zururukire mu mitima yabo, ubahe guhinduka, ubahe kwanga ibyaha, uhereye nonaha batangira urugendo bagana mu ijuru, bakora imirimo yo gukiranuka, kugira ngo kuri urya munsi batazakorwa n'isoni, ahubwo baze mu mugabane mwiza w'abakubashye, w'abakiranutse, wabanze ibyaha, bazaraga ubugingo buhoraho. Urakoze Yesu kubyumvise. Tubasabiye imbaraga z'umwuka wera, imbaraga zo kunesha, imbaraga zo kubayobora muri uru rugendo batangiye. Yesu mwana w'Imana, ntibazabe bonyine, ahubwo bajye bumva ijwi ryawe ryongora mu mitima yabo ribakomeza. Urakoze kuri Imana bagusenga, ni mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Amen.